ati uzatubwire ku gitabo cyitwa Die with a Zero. Die with a Zero. Gupfa uri sa kintu, gupfa uri zeru. Wumvise iyo titire wahita ugira ngo umwanditsi yashatse kuvuga ko umuntu agomba gupfa ari sa kintu. Ariko siyo ngingo yonyine yashatse ko abasomyi b'iki gitabo bumva, ahubwo nk'umusesenguzi w'ibitabo yashatse kuvuga ngo siga weretse isi ibyawe byose, pfa nta mwenda ufitiye isi, yaba mu buryo bwo kubaho n'uburyo bwo kujyana n'igihe, niba ariko umuntu yabyita. Niba hari abantu ugomba gufasha muri wowe, ukaba uzi ko hari abantu b'inshingano kuri wowe, bafashe mu gihe nyacyo. Niba hari ibyo kunezezwa nabyo, ubinezererwemo ukibyumvamo akaryohe, niba ariko nabyita. Nta mpamvu yo gutegereza kuzishima ari uko ugeze mu zabukuru. Nta mpamvu yo gutegereza kuzashyigikira abawe ari uko ugeze mu masaziro. Umwanditsi no muri iki gitabo afasha abantu kubaho ubuzima bwuzuye, mbese kubaho nk'umukire aho gupfa nk'umukire. Ni gute umuntu yabaho nk'umukire aho gupfa ari umukire? Hari abantu babaho nk'abakene ariko bagapfa nk'abakire. Hari n'abantu babaho nk'abakire bagapfa nk'abakene. Abo niwe yashatse kuvugaho rero. Kino gitabo ushobora kutemeranya nacyo ku ngingo zose, ariko abantu babashe kugisoma, n'abandi mwese muri buze kumva zimwe mu ngingo cyangwa se mu masomo twakwigira kuri kino gitabo, urabona ko uyu mwanditsi yari afite ingingo zimwe zinumvikana rwose. Buri wese rero ashobora guhitamo icyo ashaka, ukavuga uti se mbeho nk'umukire nzapfe nk'umukene, cyangwa mbeho nk'umukene nzapfe nk'umukire. Kubaho nk'umukene ugapfa nk'umukire rero ni gute? Ni kwa kundi umuntu yirya akimara, ntarya, ntatembera, nta gafaranga na gato yarekura. Hari umukire bigeze kuvuga wari ufite abana be bakajya bajya ku ishuri n'amaguru, kandi afite amamodoka. Noneho ngo abana bamubaza batari ko papa, kubera iki tujya ku ishuri n'amaguru kandi abana bagenzi bacu bo baza n'amamodoka? Uwo mukire uzi ukuntu ngabwiraga abana be ngo ntimukishinga abana b'abarimu. Kandi yari umukire. Tekereza ko yabwiraga abana be ngo ntibakishinga abana b'abarimu bo baza wenda mu modoka, abana be bagakora urugendo rw'ibirometero runaka n'amaguru kandi afite amamodoka. Cyangwa se afite ubushobozi bwakabaguriye imodoka cyangwa se bwakabategeye imodoka, ariko akavuga ati nimugende n'amaguru. Hari abantu babaho gutyo rero, ugasanga ntatembera, ntarya, ntanywa, nta gafaranga ke yarekura, abe bakabaho nk'abakene bategereje ko azapfa kugira ngo imitungo ye babashe kuyibonaho. Abo bantu rero nibo umwanditsi avuga ko babayeho nk'abakene ariko bagapfa ari abakire. Ni ukuvuga iyo apfuye nibwo mubona ku mitungo ye. Uri kumva ibyo bintu? Icyo gihe uba warabayeho nk'umukene ariko ugapfa nk'umukire. Undi muntu rero ni uwundi ubaho nk'umukire ariko agapfa nk'umukene. Ubaho nk'umukire agapfa nk'umukene ni uwuhe rero? Ni cya gihe wa muntu aba abayeho neza pe, akarya neza, ntabwo yiyimye, ntabwo ari wa muntu ugundira ibifaranga gusa. Umukeneyeho ko yamufasha aramufasha, akabona ku mitungo ye akiriho, kabone nubwo yapfa nta n'igiceri cy'atanu afite kuri konti, ariko abe babayeho neza nawe yabayeho neza. Icyo nicyo bita kubaho nk'umukire ugapfa uri zeru, ugapfa uri sa kintu. Die with a zero. Wasize weretse isi ibyawe byose, ariko nabwo ukabikora washyizemo imibare, utazapfa usabiriza kandi wari warihaye. Icyo nicyo umwanditsi rero ashaka gusobanura muri kino gitabo yise Die with a Zero. Icyiza ni ikihe rero? Kubaho nk'umukire ugapfa nk'umukene, cyangwa kubaho nk'umukene ugapfa nk'umukire. Niyo mpamvu umwanditsi avuga ngo iki gitabo mushobora kutacyumvikanaho mwese icyarimwe ngo mucyumve kimwe, ariko buri wese yakuramo isomo rimureba. Die with a Zero ni rwo ruhande umwanditsi yabogamiyeho, niba ariko nabyita, kubaho nk'umukire ugapfa nk'umukene.
tekereza kujya gupfa nta kintu na kimwe utakoze mu isi mu byo washakaga. Waratembereye, warariye mu gihe nyacyo, abawe warabahaye, nawe rwose ugiye umutima wera. Icyo nicyo kubita kubaho nk'umukire. Hakaba undi noneho wakoze ibyo yabwiye byose ngo abone amaronko, akagundira amafaranga, akarya rimwe ku munsi, agakora cyane ubutaruhuka, noneho yageza mu zabukuru ibyo yaruhiye byose ntaba akibashije no kubirya kubera ko agera mu zabukuru arwaye, bitakibasha no kumuryohera. Yanapfa agapfa nk'umukire kubera ko asize imitungo amagana, ariko yabayeho nk'umukene nta n'umwe yigeze aryaho. Nuba hari abantu babaho ubuzima bwo kugundira gusa, ibye ukazabibona ari uko ashizeho umwuka. Hari n'umuntu ubaho utwabashije gukorera akatubamo we n'abawe, akagira n'abandi agirira umumaro. Abo bantu babiri rero baratandukanye. Die with a Zero ni ubucurabwenge bwazanywe n'uyu mwanditsi w'iki gitabo, bugaragaza ko aho kubaho ugundiriye amafaranga gusa, utarya utanywa, wabaho uyakoresha neza muri ya myaka yo kuyanezererwamo, iyo myaka nayo ntigucike ukayanezererwamo, aho kuzabaho utegereje kuzayanezererwamo mu masaziro wenda rimwe na rimwe bitagishobotse. Hatitaye ku myaka yose waba ufite, kino gitabo kirakwigisha ko ugomba gushaka iby'isi ariko utibagiye kubaho neza. Muri make ntukibuze ibihe by'ingenzi mu buzima, hahandi ubasha no kunezererwa ubuzima. Uri kumva se kino gitabo kitarimo isomo rikomeye? Hari abantu baba barimo gutegura ubuzima bw'igihe kizaza, kandi icyo gihe kikazagera atakibasha no kukinezererwamo. Abo rero niwe umwanditsi yandikiye kino gitabo ko bakwiye kwitekerezaho kabiri. Abantu benshi bagira gusongera ko ubukire bwabo butakibasha kubanezeza. Ugasanga umuntu ni umukire ariko ntiyabasha gutembera, ntiyabasha kurya kubera ko muganga aba yaratangiye kubimubuza. Ni igitabo rero gifungura abantu amaso, uburyo amafaranga n'igihe ari ibintu bikunze gusigana. Burya amafaranga n'igihe birasigana we. Kubera ko rimwe na rimwe uyageraho igihe cyo kuyishimira cyaragusize. Ibyishimo by'amafaranga bifite igihe ntarengwa, nibyo umwanditsi abasha gusobanura. Ntugataruka ibihe rero byo kubaho ngo ubibikiye izabukuru, kubera ko izabukuru ntabwo biba bikikunejeje. Hari n'igihe ugera mu zabukuru nta kikunejeje kigihari. Nibyo yise rero Die with a Zero. Harimo naho agera akabyita time bucketing. Avuga ko hari ibintu utegereza kuzishimishamo ushaje, cyangwa se kuzishimira ushaje, ugasanga imyaka yo mu zabukuru uyigezeho bya bintu bitakikushishikaje, bitakikunejeje. Ikindi agarukaho nuko niba hari abantu ushoramo, witegereza kubashoramo bashaje, bashoremo bakiri batoya, nabo babashe kubyishimira no gutanga umusaruro. Urugero, hari umuntu uba ufite nk'amafaranga ariko abana be bakabaho nabi, bakazategereza ko apfa kugira ngo babone ku mitungo ye. Ugasanga nawe araramye, amaze imyaka 100, akajya gupfa n'abo ngabo b'abana be bafite imyaka za 60, 70, ya mitungo batakibasha no kwibyaza umusaruro neza. Ikindi iki gitabo cyigisha no kumenya igihe cyo kuzigama n'igihe cyo kurya ubuzima. Ndi bavuga kuko habaho ibyishimo bitatu muri buno buzima. Buriya kuzigama ngo biranezeza cyane, guhunika imitungo ngo biranezeza. Ibyo ni ibyishimo bya mbere. Ibyishimo bya kabiri ni ukurya ibyazigamwe, kuba muri bya bindi byazigamwe nabyo biranezeza. None ibyishimo bya gatatu ni ukubaho umutima utagucira urubanza. Ikintu rero gitangaje muri buno buzima ko umuntu agenda asaza, ibyo byishimo byo kurya ibyazigamwe bigenda bitakaza agaciro, no kuzigama bikagenda bitakaza agaciro. Niyo mpamvu hari imyaka ntarengwa yo kwishimira ibyazigamwe no kwishimira kubaho muri bya bindi byazigamwe. Iyo myaka rero niyo umwanditsi yibanzeho cyane. Avuga ko amafaranga ntabwo ajyana n'igihe. Niyo mpamvu abantu benshi bagira gusongera ko ubukire butakibasha kubanezeza, kubera ko bahugiye mu kurundanya bibagirwa kubaho. Ikindi kino gitabo cyigisha ni ukumenya igihe cyo gukora no kumenya igihe cyo kunezezwa n'imirimo y'amaboko yawe, kubera ko abantu benshi babyibeshya. Iki gitabo rero cyanditswe na rurangiranwa yitwa William
Perkins, William Osborne Perkins wa gatatu ni umuhanga mu by'ubukungu, umunyamerika, ni umushoramari, ni umwanditsi w'ibitabo, ni umuproducer w'amafilime, niwe washinze icyitwa Skylo Capital. Yavutse ku itariki 2 Gashyantare mu mwaka w'1939. Niwe rero wanditse igitabo yise Die with a Zero, yagishyize hanze ku itariki 28 Nyakanga muri 2020. Iki gitabo rero kirimo amasomo y'ingenzi agera kuri 5 twakigiraho. Muri make, intego y'ubutunzi si ugupfa ufite amafaranga menshi ashoboka, ahubwo ni ugukoresha umutungo wawe mu buryo butuma ubuzima bwawe bugira agaciro, ukagira ubunararibonye buhagije kandi ukabikorera ku gihe gikwiye. Isomo rya mbere ni uko amafaranga ni igikoresho, ntabwo ari intego y'ubuzima. Intego y'ubuzima si ugutunga amafaranga, ahubwo ni iby'amafaranga gufasha kumva nk'ubunararibonye. Hari igihe dukora cyane tugatekereza ko umunsi umwe tuzaba dufite amafaranga ahagije, akaba aribwo tuzatangira kwishimira ubuzima. Kuri Bill rero hano ngo tuba twakishe, kubera ko ngo uyu mwuka wo kugundira ukuremamo ubugugu bukabije bw'amafaranga, ku buryo nawe ubwawe wiyima. Kubera ko amafaranga ahagije ameze nk'ikirere kitagira iherezo, nta mafaranga ahagije abaho. Gutegereza ko uzabona ahagije rero ngo utangire kwiha, ngo ni ikosa rikomeye cyane abantu bakora. Hari igihe rero ugira ngo mu myaka nka za 70 akaba ari gumera nk'ukangutse, ugasanga urugamba rwo kuyagundira ntabwo rujya rugira iherezo. Ugashaka kuyarya, noneho muganga akubwira ati sigaho sigaho sigaho. Ugashaka gutembera ahantu honyine abantu bari kugutembereza kurusha ahandi, ari ku bitaro bitandukanye byo mu bihugu bitandukanye, kandi ubwo burwayi bwaraturutse ku guhumwa amaso no gushaka amafaranga ahagije. Amafaranga ahagije atajya guhira ntabwo abaho. Bill rero aratubwira ngo igihe n'imbaraga by'umubiri bigenda bigabanuka uko imyaka igenda ishira, kandi hari ibintu amafaranga atagushoboza gukora ushaje. Niyo mpamvu na duke ufite jya ugerageza ukureho pourcentage runaka, ube mu bunararibonye bw'ubuzima. Arakubwira ngo cyagiye ufite imyaka 25 ushobora gukora urugendo rurerure, ukaba wakumva ubunararibonye bw'ahantu bw'ibyiza nyaburanga wagiye utembera, ukazamuka imisozi ukumva ubwo bunararibonye, ukiga ibintu bishya, kubera ko uba ufite imbaraga, uba ufite amaraso ashyushye abigushoboza, kabone n'ubwo waba udafite amafaranga ahagije kuri iyo myaka, ariko ubwo bunararibonye ngo uba ubukeneye. Na duke ubasha kubona ubwo bunararibonye, shakisha uburyo ububamo, kubera ko ngo hari igihe uzaba ufite imyaka 50 ukaba utangiye kubona amafaranga, yego, ariko imbaraga cyangwa se ubuzima bwawe butakwemera gukora urwo rugendo rurerure. Noneho Bill arabikabiriza akabwira ati noneho hari igihe uzaba ufite imyaka nka 70, ibyo byo gutekereza gukora n'urwo rugendo bitagishoboka. Ushobora kuzaba ufite amafaranga menshi, yego, kuri imyaka 70, ariko ubwo bunararibonye bwo kuyabamo ubwo buzaba bwarayoyotse ari hafi ya ntabwo. Isomo rero adusigira ni irihe? Ntukabe wa muntu uhora ugundira gusa utabaho. Mu rugamba rwo gushaka amafaranga hari igihe abantu bibagirwa kubaho. Mu gihe mu rugamba rwo kubaho rimwe na rimwe wirengagiza ibyo gukorera amafaranga ahubwo ukayakoresha. Ntukabeho uri umuntu ugundira amafaranga gusa ngo uzayakoresha ugeze mu zabukuru. Hari igihe uzagera mu zabukuru ibyo bintu utekereza kuzayakoresha bitagifite n'agaciro. Yakorere ariko ugira ayo ufatamo wihembe mu gihe ukibishoboye, kubera ko hari igihe bizaba bitagishobotse. Iryo ni isomo rya mbere twakwigira kuri kino gitabo. Urumva atari igitabo cyiza, cyitwa Die with a Zero. Isomo rya kabiri twakwigira kuri iki gitabo, shora mu bunararibonye mu gihe bigishoboka. Bigenda kunganira ririya rya mbere. Bill ashimangira ko ubuzima bwiza ntabwo bupimirwa gusa ku mafaranga cyangwa se ku bintu utunze, ahubwo ubuzima bwiza burya ngo bupimirwa ku bunararibonye. Ibyo wabonye, abo wabanye nabo, ibintu wibuka, ngo nibyo bipimirwaho ubuzima bwiza, ntabwo ari amazu n'amamodoka gusa. Bill avuga ko agaciro k'amafaranga ni ubunararibonye yakumvishije kurusha umubare w'imitungo yakuguriye. Uretse ko abantu bashobora kubyumva nyine mu ngingo ebyiri zitandukanye.
wowe rero urabyumva gute? Agaciro k'amafaranga si imitungo ahubwo ni ubunararibonye koko. Igisubizo cyaba kiri mu mutima wawe bitewe n'ukuntu ubona amafaranga. Umwe yaguze imitungo, undi yumvisha umuryango we ubunararibonye bw'ibintu runaka, ibyiza nyaburanga basuye. Ibyo byiza ngo bibasigaramo kuruta n'imitungo. Akaba ari kimwe mu byo uyu mwanditsi avuga muri kino gitabo. Isomo rya gatatu, kumenya igihe cyo kubikorera. Iki ni kimwe mu bitekerezo bikomeye cyane biri muri kino gitabo. Bill avuga ko amafaranga n'igihe atari ibintu bijyanirana. Akenshi umuntu agira amafaranga menshi, igihe cyo kuyakoresha kitagihari. Icyo gihe akamaro k'amafaranga kaba nta kagihari. Noneho muri cya gihe ufite igihe nta mafaranga uba ufite. Niyo mpamvu Bill avuga ngo ugomba kumenya igihe cyo kubikorera, ugashyiramo ikintu kimeze nk'umunzani. Ayo watunga yose ntiwibuze no kuyakoresha, kubera ko hari igihe uzakenera kuyakoresha uyafite ariko igihe kidahari. Mu gihe ufite igihe rero na make wabona yakoresha. Bill yatanze urugero ko umuntu ahora avuga ati nzazenguruka isi wenda nimara kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko icyo gihe ashobora kuzaba afite nk'imyaka 70, amafaranga yo gutembera hari pe, ariko imbaraga zamushoboza kuzenguruka isi ari nkeya, ari hafi ya ntazo. Ni wa muntu ujya gutembera ariko igihe kinini akakimara asinziriye. Kimwe nuko hari igihe ubitegereza, icyo gihe ukazahageza n'ubundi ubuzima bwarahindutse. Ukahagera inshuti washakaga kubyereka zarapfuye, abo washaka kujyana nabo barimutse bibera mu bundi buzima, cyangwa se bafite izindi nshingano, batakiboneka cyangwa se barwaye. Ukavuga uti reka nzigame amafaranga nzakora ubukwe bwiza maze kuyagwiza, ubukwe bw'igitangaza mpesha ishema ababyeyi banjye. Ukayagwiza baritahiye wenda, cyangwa se barahumye batabasha no kubibona. Hoya, Bill arakubwira ngo bikore igihe bigishoboka, kubera ko hari igihe uzifuza kubikora igihe cyabyo cyararenze. Cyangwa se ukayagwiza ibintu wakundaga gukora ukiri mutoya bitakigushishikaza. Niyo mpamvu igitabo ngo gitanga igitekerezo cyo gukoresha amafaranga mu bihe bitandukanye by'ubuzima, aho gutegereza ko byose bizakorwa mu zabukuru. Nahoze mbona ngo abantu bo muri biriya bihugu byateye imbere bo babikurikiza cyane. Umuntu arikora akavuga ati reka nkore imyaka 3, agakora imyaka 3 ayarundarunda, noneho ayo yamaze kurundarunda akongera kuyakoresha ry'isi. Agafata nk'umwaka umwe ari kuzenguruka wenda nk'ibihugu bya Afurika, cyangwa ari kuzenguruka nk'ibihugu runaka. Agakuramo wenda nka 1/3 cyayarundanyije, akabanza akary'isi, agasezera akazi akajya kury'isi. Uri kumva ukuntu bo babikora neza. Niba afite nk'imyaka 30 agakora imyaka 5, 1/3 cyayo yagiye yizigama, agahita agifatamo umwaka umwe akajya kury'isi. Uwo mwaka warangira akagaruka mu kazi agakora indi 5, 1/3 cyayo yamaze kurundanya akayikoresha yumva ubundi bunararibonye. Tekereza ko kino gitabo abantu bacyumva cyane ari abo babikora muri ubwo buryo. Muri make kora koko uyabike, ariko ugerageze no kuyabamo, kubera ko hari igihe utegereza mu zabukuru icyo gihe kikazagera utakibasha kubibamo. Isomo rya 4 rero, gufasha aho bishoboka hakiri kare. Niba hari ibyo utanga bitanga hakiri kare, kubera ko bishobora kuba byiza kurusha kuzabisiga byose batakibasha no kubibyaza umusaruro. Iki ni igitekerezo abantu benshi batabona kimwe. Hari igihe umubyeyi avuga ati nzabikira abana banjye umutungo munini bazawuhabwe nimara gupfa. Ugasanga umubyeyi afite amasambu, afite amazu, ntashobora no kugurishaho bike ngo yikenure nawe ubwe. Ati nzabikira abana bazabitunge maze gupfa. Uri kumva ibyo bintu? Bill rero aratuvuguruza ahangaha. Abana bawe ntabwo bakeneye inkunga yawe, ari uko nabo bashaje bafite imyaka za 60 cyangwa 70. Bayikeneye bakiri bato bafite imbaraga zo gukora, cyagiye bafite imyaka 25 cyangwa 30. Ababyeyi rero rino kosa hari igihe barikora, ugasanga rimwe na rimwe ahubwo uragora abana bawe
kubera ko wanze gukora ku mitungo nabo ntabwo batera imbere. Ufite imitungo urayibitse pe, nta muntu wayikoraho, ntiwanagurisha n'agasambu na kamwe ngo ubaheho, ahubwo n'akazi babonye ukajya uhora ubahamagara ubabwira uti munyoherereze icyo gihe uri kubadindiza kandi nawe widindiza. Imitungo ye bakazayikora hari uko umaze gupfa. Bira arakubwira ngo iryo ni ikosa rikomeye, ni ikosa rikomeye. Afazari wagurisha imwe muri iyo mitungo ukabahaho bakiteza imbere, bakabona n'utwo baguhaho, ukabaho neza nabo bakabaho neza kandi bagifite n'imbaraga zo kubibyaza umusaruro. Uri kumva se hano hantu hatarimo ingingo? Niba hari inkunga uha abana bawe, yibahe bakiri batoya, bagifite nyine amaraso yo kugikoresha, bagifite amaraso yo kubikoresha, kubera ko iyo myaka barimo niyo myaka baba bashaka kwiga ibintu runaka, gutangiza bizinesi runaka, kubaka umuryango n'ibindi bitandukanye. Iyo nkunga ubahaye ishobora kubungukira kurusha uko wazayibaho umaze gupfa, batakibasha no kuyibyaza umusaruro. Ni ukuvuga hano Bill avuga ko umuntu ashobora kungukirwa cyane n'amafaranga ahawe afite imyaka 30 kurusha amafaranga menshi yazasigirwa afite imyaka 50. Ibi rero ntibivuze ko ugomba gutanga umutungo wawe wose ngo usigare nawe usabiriza, hoya, cyangwa se wirengagiza ahazaza, hoya. Ahubwo ni ugutekereza ku gihe umusanzu wawe nk'umubyeyi wagira umumaro kurushaho. Isomo ririmo rero iyo ushaka gufasha umuntu, tekereza ku gihe ubufasha buzamugirira akamaro cyane, atari mu gihe wowe uzaba utagikeneye amafaranga. Kubera ko hari igihe nk'ababyeyi bagundira cyane, akagundira imitungo akazayirekura ari uko atakiyikeneye burundu, hahandi atakibasha no kugira ikintu na kimwe yayikoresha, akaba ari bwo ayirekura. Icyo gihe rero n'abana wabyaye nabo bazaba bageze mu gihe cyenda kumera nk'icyawe, ntabwo bazabasha kuyibyaza umusaruro, ntabwo bizabagirira umumaro, hari n'igihe bizarangira bayipfushije ubusa. Rero iri somo rwose ryareba abantu benshi cyane mu bijyanye n'imibereho. Hanyuma icyanyuma ari nacyo twasorezaho cya gatanu twakwigira muri iki gitabo: ntugashingire ubuzima bwawe mu gukusanya umutungo gusa, iyo mitungo itagira ikindi kintu wayimaza. Muri make korera amafaranga ariko unabaho. N'ubundi iri somo rya gatanu ryaza rishimangira ariya masomo yose twarebeye haruguru. Die with a zero. Ubundi die with a zero ni icyo ngicyo bishatse kuvuga. Kora imibare neza usige weretse isi byawe byose. Nibuze ko ugomba gusesegura amafaranga yose ngo upfe nta kintu na kimwe usigaranye, ahubwo bivuze kuyakoresha neza ugapfa utanze umusanzu wasabwaga mu gihe nyacyo. Muri make ubuzima bwawe bwose ntibuzabe kurundanya gusa ngo uzageze igihe ibyo warundanyije nta n'uwo bizaba bigifitiye umumaro. Abantu bakageraho bakazinukwa n'imitungo yawe, ugaha umuntu ubufasha agize imyaka za 60 ngo ntacyo kubumaza cyaba gihari. Uramuha amafaranga atakibasha no gutembera, atakibasha no gukora. Inzu utamuhaye ari kubaka umuryango ukayimuha agize imyaka za 70, nta kibi kimumariye. Niba hari ubufasha uha umuntu bumuhe hakiri kare, cyane cyane nk'abantu bawe. Kino gitabo kirareba abantu mu bijyanye no kwiyubaka. Ntabwo ari abantu bakiyubaka, ni abantu ahubwo bamaze kwiyubaka, uburyo wenda bashobora kubaho ubuzima butuma wenda batazicuza mu myaka y'izabukuru. Ubutunzi nyabwo si ukubika amafaranga menshi gusa, ahubwo ubutunzi nyabwo ni uguhuza amafaranga, igihe, ubuzima, umuryango n'ibyishimo, ugashyiramo ikintu kimeze nk'uburinganire. Iyo habuzemo uburinganire rero hari igihe usanga byarabyaye ubusa. Muri make kino gitabo kiratwereka ko amafaranga ni igikoresho cyo kubaka ubuzima, ntabwo ari intego y'ubuzima bwose. Reka kubera umugaragu ntakakubera umutware. Ubunararibonye bw'ubuzima bufite agaciro kurusha n'ubutunzi. Umurage wa kare ugira agaciro kurusha umurage wo mu zabukuru. Intego y'ubuzima si ukubaho nk'umutindi ngo upfe ufite imitungo itarakoreshejwe, ahubwo intego y'ubuzima ni ukubaho nk'umutunzi ndetse ugasiga weretse isi umusanzu wawe wose. Hari ibyo ushobora gukora ubu ngubu ariko bitazoroha kubikora mu zabukuru. Ubikore rero niba ugifite akabaraga.
hari n'abantu muri kumwe ubu ngubu mu myaka 20 iri imbere bazaba batagihari. Niba hari ibyo wabakorera cyangwa se wabereka, bibereke bagihari, bagihumeka umwuka w'abazima. Hari igihe uzifuza kubibakorera baranapfuye, ugasanga no kubikora nta kintu bimaze. Buri gihe rero ngo ujye wibaza uti nakoresha nte amafaranga n'igihe mfite ubu ngubu kugira ngo nzabe narabayeho ubuzima butarimo kwicuza. Nubwo yaba ari makeya, yajyanishe n'igihe urimo, kubera ko hari igihe uzategereza menshi ukazayagwiza icyo gihe kitagihari. Icyo rero nicyo gitekerezo cy'ingenzi cyane ndetse umuntu yakwita nyamukuru kiri mu gitabo cyitwa Die with a Zero. Nizere ko kino gitabo cyabanejeje rero, kigukangura amaso, ariko cyane cyane kirareba ba bantu batangiye kuremaremya bigakunda. Ukishakisha washobora kuvuga ati se uravuga kuyakoresha nta nahari na duke tuboneka, rero ugomba kutubamo. Noneho ku muntu wagerageje kugwiza akamenya n'ukuntu yakwitwara kugira ngo atazasaza yishuza, ugasanga n'ibyo yaruhiye byabaye imfabusa. Kubera ko abantu benshi babaho ubuzima budafite igisobanuro kubera guhumwa amaso n'imyumvire yo kugundira gusa, umuntu akibagirwa kuba. Shakisha amafaranga ariko wibuke no kubaho. Abantu benshi bagira gusongera ko ubukire bwabo butakibasha kubanezeza. Kubera iki? Abigeraho atakibasha kubibamo. Gerageza rero utwo wakorera twose ujye wibuka no kubaho mu buryo bwawe, ku rwego rwawe, wibuke no kwihemba. Jya ukora unihembe, ukora unihembe, kubera ko hari igihe uzifuza kwihembera rimwe bitagishobotse.